ubushize icyo kiganiro nari ibyo Perezida Kagame yari yavuze ntabwo nari nabyumvise ashatse kugira ngo nanjye mbyumve neza, nabyumvise ejo, ariko yenda ntaragira icyo mbivugaho. Baba abanyarwanda bari hanze, bari mu Rwanda, nk'igihe dusubije ibibazo nk'ibi hari abavuga bati muratukana, bati kuki muvuga. Icya mbere navuga ni uko igihugu kirimo abantu batagira ijambo, abantu badasubiza cyangwa ngo baganire, igihugu kiba cyarapfuye, cyararangiye. Twe rero twagiye hanze tujya mu buhunzi kugira ngo tubone urubuga rwo kuvugiramo kandi rwo gusubiza. Ibi rero nk'ibi umbajije, igihe mbisubije ubwo hari uwo bibabaza ejo akajya kwandika agatoka akavuga ati ngo ibigarasha byavuze, ariko kuba ikigarasha no kuba igifobagane byose mbona bisa, kandi ayo yose ni amazina yazanwe n'umuntu umwe. Kubyo rero warumbajije ejo narabikurikiye kugira ngo amenye neza uko ibyo bintu byakurikiranye. Icya mbere aravuga, yavuze ngo nari deputy CDS. Ntabwo ari byo, nari Army Chief of Staff. Ariko ibyo nta gitangaza kirimo, imyaka ibaye myinshi, n'umuntu kuba yakwibagirwa ni ibisanzwe, ibyo nta kibazo gifiteho. Icya kabiri ni ukuvuga ngo nyakwigendera Patrick Mazimhaka ngo yari assistant wa Bizimungu. Ibyo nabyo ndibwira ko bidakwiye kwibagirana. Patrick Mazimhaka yari Minister of State in the Presidency. Now, Minister of State in the Presidency na assistant ni ibintu bitandukanye. Ariko rero abantu bamwe gushaka gusuzugura umuntu no gushakisha uburyo yamushyira hasi, kandi no gushaka gushyira Patrick Mazimhaka hasi, ibyo ntabwo byantangaza. Kumva rero ko yamwita ngo yari assistant, none se niba yari assistant ubwo musare yari iki? Nawe ko bari hamwe muri Presidency. Ibyo rero ni ibintu wumva ko avuga atari byo. Ikindi ni uvuga ngo perezida yaramuhamagaye, ageze yasanga hari undi perezida n'abaminisitiri babiri bavuye mu Rwanda, ngo na Patrick Mazimhaka, ngo mbese nk'aho byamutunguye. Serge ushatse uretse gushaka kubeshya, ntabwo perezida wo mu gihugu runaka yaza mu kindi gihugu ngo visi perezida ye kubimenya. Uko abivuga ushatse kubyumva ni nk'aho yatunguwe, agatungurwa no ko yasanze Museveni na Kategaya na Mama Mbabazi ahantu bicaye mu gihugu, yari ashinzwe umutekano, ari visi perezida, ari Minister wa Defense, akavuga ko atarabizi, mbese ko yabaguyeho gusa, mbese atarabyiteguye. Ibyo rero ni ikinyoma cya kabiri. Icya gatatu ni uko abisobanura ukuntu yasubije perezida ngo wowe urumva ukavuza iby'umutekano, wowe uri perezida w'igihugu, ubu umutekano ukaba utawuzi, wari Minister wa Defense. Ubumariza mu nda yahura na Kagame, agasanga Kagame yenda yicaranye na Suru, cyangwa yicaranye na Museveni cyangwa n'undi wari wese, noneho bamuhamagara Mariza mu nda, Kagame yagize icyamubaza, Mariza mu nda akamusubiza nka kuriya ngo yaba yarasubije Bizimungu. Ibyo rero nabyo ni ibigaragaza ibintu by'agasuzuguro. Nibwira ko ibyo n'ababyumva ubwabyo bakwiye kumenya ko haba hari ikibazo. Uko byagenze rero ni uko byabaye mu mwaka ngira ngo w'1998, icyo gihe nari maze kuba Chief of Staff, nari naravuye muri gendarmerie, kuko nari mu majyaruguru y'igihugu, ariho nari ndi nkurikira operations. Njya kuvayo, uwari Vice President na Minister wa Defense, ari we ubu Perezida Kagame, niwe wampamagaye
ngera i Kigali, njya muri ofisi we ndamuburifinga, aranambwira ko n'aba bantu bari buze. Ndamuburifinga, ndaje kumuburifinga, ni nawe wamuntumye kujya kwa Bizimungu, kwa Pasiteri Bizimungu. Ndagenda njya kwa Pasiteri Bizimungu, nawe ndamuburifinga. Maze kumuburifinga, uwo munsi njyewe ntabwo nasubiye mu Ruhengeri, nagumye mu rugo iwanjye, nza kugenda ngira ngo hashize nk'iminsi nk'ibiri. Museveni, Kategaya, Amama Mbabazi, njyewe nta nubwo nanababonye. Icyatumye rero Bizimungu amuhamagara nk'uko bisanzwe, nuko yari azi ko ari ushinzwe umutekano. Nk'uko nawe nk'ubu ashobora guhamagara undi mu minisitiri akaba yamubwira kuza kuburifinga. Kandi ntabwo ari Museveni wenyine bampamagaye kugira ngo nze kuburifinga abayobozi, hari umuperezida uri buze. N'igihe Bill Clinton aza mu Rwanda barampamagaye, nabwo mva mu Ruhengeri nza kuza kubaburifinga. Icyo gihe n'ababurifinze bari na bombi, Bizimungu na Perezida Kagame bari hamwe, ndababurifinga. Ibyo bajya guhura na Bill Clinton ntabwo nagiyeyo, aretse mu nama rusange iyo hariho n'abandi banyarwanda twagiye kuri airport, nanjye nari mpari, ariko bo bahuye nawe muri lounge, bashobora kuba yenda baramuburifinze kuri ibyo yenda niba nabyo byari muri gahunda. Ibi rero byo kujya kuvuga ngo ntabwo ibintu yari abizi, icyo ni ikinyoma. Impamvu rero bampamagara kugira ngo mbaburifinge nuko nyine mu Ruhengeri hari ibibazo by'uko abantu bari bazi yenda ko leta ishobora kuba banayikuraho, kubera yuko abacengezi bari bamaze kugira ingufu. Njye nagiye kujya mu Ruhengeri, abacengezi bari hafi kugera hafi kuri base, bari bararangije gufata komini ya Rwerere, icyo gihe niko zitwaga, komini ya Busasamana yari mu maboko yabo, komini ya Mwendo, ndumva komini Gatonde na komini Ndusu, n'igice cya komini Nyamutera. Icyo gihe aho hose hagenzurwaga cyane cyane n'abacengezi. Nyuma bampamagara kugira ngo nsobanure ibintu uko bihagaze, uko mbibona, intambara uko iteye, n'ibibazo byari bihari by'abaturage. Nari basobanuriye, nabanje kubisobanurira wari Vice President, ariwe wari Minister wa Defense, ariwe Kagame. Arangije arambwira ati noneho genda ujye gusobanurira na Bizimungu. Njyayo ndamusobanurira. Serge rero, ibi mbona ari ibintu bitangaje cyane, kubona umuntu avuga ngo nanga kuvuga abantu badahari. Yari azi ko Bizimungu atarahari, Museveni nta wari uhari, Kategaya nta wari uhari, Mazimpaka nta wari uhari, Amama Mbabazi nta wari uhari, nanjye ntabwo nari mpari. None byari bimuyobeye no kumenya ko aba bantu bose badahari, kuvuga ngo nanga kuvuga abantu badahari. Ibyo se byari bimuyobeye kugira ngo amenye ko abantu bose nta n'umwe wari uhari aho ngaho. Ikindi ni impamvu icyo kiganiro ibyo yavuze babikuyemo kubera iki? Cya mbere nuko yari azi ko abeshya, icya kabiri nuko yari azi ko arimo kuvuga ibintu ejo byanamuteranya n'abandi yenda n'abaturanyi, uretse we kugenda atajya anabyitaho. Ariko icyarimo gikomeye cyane ni ikinyoma. Nubwo Bizimungu afunzwe ari mu Rwanda, azi ko ari ikinyoma, ntabwo na radiyo yo kugira ngo abivuge abinyomoze. Ariko jyewe aho ndi narabyumvise, kandi yarazi ko ngomba kubisubiza. Akaba rero mpamvu n'uyu munsi iki kintu kize neza kukimbaza, kugira ngo noneho nsubirize n'abandi batari bahari.
icya gatatu, aba bavuga bari bahari ni abatwifurizaga ineza, ni abatwifurizaga ineza kubera yuko muri ibyo byose batekerezaga yenda ko dushobora kuba dufite n'ibibazo bikomeye cyane. Ariko nyuma yaho tuvuye muri iyo nama, ikibazo cy'abacengezi mu majyaruguru twaje dusa nkaho tukibonera umuti, dusa nkaho tugisunika. We ubwe yaranyoherereje njya muri Uganda, kandi bamutumye kugira ngo njye kuvugana n'abakomandazi ba Uganda, kuko nabo bari bafite ikibazo cy'abacengezi. Icyo gihe witwa Joseph Kony, ibibazo byari bikomeye cyane. Njyayo njya kubona na ba brigade commanders bari bahari, witwaga Peter Karimu, witwaga Tabani Cyabihende, kugira ngo njye kubasobanurira ko twakoraga intambara y'abacengezi nabo ko bashobora kubikora. Njyayo mara y'iminsi 2 ndagaruka. Ibi rero byo kuvuga ukajya kwijijisha, ukajya kuvuga ngo yenda ko nge naba narahuye na Bizimungu we adahari, ko yaba yarabimenye, ntibyajya gushoboka. Ntabwo nashobora kuva mu Ruhengeri ngo njyewe nze ngeri Kigali ngiye guhura na Bizimungu, Perezida Bizimungu, ntangize kwa vice president kandi ari we minister wa defense. Ugere cyashaka gukora ni ukuvuga ngo hari ibintu yanjye nakoraga na Bizimungu watarazi, kandi ibyo ntabwo ari byo. N'urugero, n'igihe barafitanye ibibazo, ninjye wajya kubagira inama ntagarara hagati yabo. No mu nama za RPF barampamagaye kugira ngo nsobanure ibibazo bari bafitanye, nuko najyaga mbivugana nabo ari babiri. Ibi rero Serge ni ibintu biteye kwibaza. Ibyo aribyo byose umuntu ashobora kutamukunda, ariko kumubeshyera nabyo ni ibindi bintu abantu bakwiye kwirinda. Abanyarwanda rero ndibwira ko nk'abari hariya bagomba kumenya ko ibyo byaba atari byo. Njyewe nanjye ubwanjye ntabwo nari ku rwego rwe. Ntabwo brigade commander yashobora kugenda ngo ave yenda muri unity, aze yenda bamuhamagaye niwe ari vice president bamushakaga, ngo ntambwire ko yaje. Yashoboraga no kumuhamagara, habajyaga ahamagara akamuhamagara, ariko barambwiraga bati turaje, yenda akazi wanjye mu biro, nkamubwira nti ngaho genda ugende mujye kuvugana. Ibyo rero ni ibintu biteye ubwoba, kandi nibwira ko Abanyarwanda bakwiye kumenya ko kugira umuyobozi ujya mu menshi biba ari ikibazo. Hari byinshi njye navuga, kenshi ntajya mvugira n'aha ngaha, ariko icyo cyo kuhaguruka ukibasira abantu, ukibasira Bizimungu, ukibasira Museveni, ukibasira Kayumba, ukabasira abapfuye ba Patrick Mazimaka, ibi ni ibintu bigaragaza ikintu cyo kuba umunyamusozi no kutagira ikintu cy'inyabupfura, ngo umenye ko nk'uwo Bizimungu yaramuyoboye, yamubereye umuyobozi, nanjye we yambereye umuyobozi. Ariko kuva jyewe nava mu Rwanda, nageze hano muri South Africa nk'uko nawe babwiye mu kiganiro cy'ubushize, nageze ku munsi wa mbere, umunsi wa kabiri bari bamaze kohereza za mandadare no kuvuga amagrenade, ibintu by'ingeri. Biya rero ndibwira ko atari ibintu bifasha. Serge rero nagiye kwizima mu magambo, niyo uko byagenze, niwo wampamagaye, niwe nabanje kubriefinga, ntarana briefinga Perezida Bizimungu. Nyuma yaho niyo nama bagiye kwijyamo yarayizi, kubera yuko nta kuntu Museveni yazana aba ministre mu Rwanda, vice president akaba ari na ministre w'ingabo atabizi, akabeshya abantu nkaho yaje akabagwaho atarazi ko bahari. Icya mbere reka mvuge kuri Perezida Bizimungu, mvuge no kuri Museveni, noneho mumenye neza n'impamvu buri gihe aba mvuga ashaka kumpuza n'aba bagabo bombi. Kandi kuri jyewe I'm very proud kuba aba bantu bombi naramenyanye nabo, narakoranye nabo. Reka mbere kuri Perezida Bizimungu kuko niwe wavuba mu Rwanda. Buriya mu mwaka w'1990
hari mu kwezi kwa 11 nari mvuye mu Kagera. Ubwo tuvuye mu Kagera baje kuntuma ni na Perezida Kagame twajyanye kujye navuye mu Kagera bo mbasanga we namusanze muri Uganda. Noneho turajyana koko, tumaze kujyana tugira na Mbarara, musigaho genda jyana Bizimungu na Protais Musoni. Gahunda yari uko tugomba kujya i Kinshasa kujya guhura na Mobutu. Ubwo tugeze i Kampala, Bizimungu we ntabwo yagiye, najyanye na Musoni. Noneho tujya ahantu yitwa Ibadorite, naho twahuriye na Mobutu, turaganira. Noneho twumvikana ko tuza gutangira imishyikirano, navuga ko azahamagara nabo mu Rwanda, noneho tukazasubirayo mu mishyikirano. Urumva icyo gihe turagenda, tumaze kugerayo hashize igihe gitoya koko, ndongera noneho nsubirayo. Icyo gihe nsubiranayo na Bizimungu, Musoni ntiyasubiyeyo, nsubiranayo na Bizimungu, ariko noneho na Jacques Bihozagara. Tugenda turi batatu, duhura na abariho basigaye kuri ruhande rw'u Rwanda. Hari ambasaderi Karaveri Kanyarushoke, ngira ngo mu Bufaransa, hari Barayagwiza, hari Gatsinzi na Kiza. Nibwo twakoze ibijya mujya mwumva tujya mu mishyikirano. Twagiyeyo ndubwira ari nka kabiri. Icyo gihe rero Bizimungu ngiye nibwo bwa mbere namumenye icyo gihe tujyana i Kinshasa, turakorana, mbona ukuntu ateye, mbona ukuntu asobanutse, umugabo ugira ubwenge kandi ugira umuhati. Wa wundi mukora akazi mwagera nijoro saa 8 akabyuka akakubyutsa ati urabona hari ikintu kimwe tutakoze, byuka tugikore, mugakora. Hanyuma ubwo ibyo tujya twagiyemo birarangira, niyo byaje kuvamo amasezerano ya Nsere. Ubwo rero amasezerano ya Nsere nyine ntabwo yaje kujya mu bikorwa, haza gukurikiraho yuko na process muri East Africa icyo gihe ari Abatanzania ari n'Abaganda bifuje ko noneho ibiganiro byajya muri Tanzania. Noneho tujya Arusha. Muri Arusha kuva muri 91 kuzageza 93 isinywa, ndibwira ko 80% nabaga ndi mpari na Bizimungu na Mazimpaka, abahabaye cyane na Andrew Rwigamba. Hari n'abandi bajyaga bakaza bagasubirayo, ariko abahagumye icyo gihe kirekire ndibwira ko ari abo ngabo. Urumva rero umuntu twakoranye iyo myaka yose tugera muri 94 dukorana umunsi ku wundi, twaje kumenyana bihagije. Ariko rero Perezida Kagame we nari namuzina mbere hose, kuva mu ngo muri za 70 hari n'8 cyangwa n'9, ariko no mu ntambara no umuntu nashobora kuba narabonanaga naba hafi buri munsi. Nawe twarumvikanaga, nta ngorane zari zihari, twarakoranaga. Ntabwo navuga ngo ni Bizimungu wenyine, nawe twarakoranaga. Ibi rero byahindukira akajya kuvuga ngo jewe yenda nari mfitanye imibanire na Bizimungu ngo iteye ukundi, ntabwo ari byo, ahubwo nari mfitanye umubano nawe nkuko nari mfitanye umubano na Bizimungu, kuko n'abantu nari narakoranye nabo, kandi umubano wacu wari professional, byari ibintu biri professional. Ibitaruzikanaga rero byaba ku ruhande rwabo aho baje kutumvikanira, byahereye muri 98 aho Kagame yari umusirikare agashaka guhagarara muri RPF, Bizimungu wari perezida nawe agashaka guhagarara kugira ngo afate umwanya wa chairman wa RPF. Byakurikiyeho rero Kagame yabaye chairman w'ishyaka, Bizimungu akomeza kuba perezida. Aho rero kugwangana naho kwatangiriye, ni dukora ibi, ni dutanga aya mabwiriza muri guverinoma, ninde ugira gutya, ibyo byose
aho ni ibintu byaje gushwanira, ni ibintu byapfiriye. Nako mwagiye kubona abakada ba RPF batangira gucikamwo ibice no gutangira kujya muri confusion. Kagame agahamagara Bizimungu akavugana n'aba ngaba, ibyo bibazo biravuga. Ibyo rero ye kubyitirira umuntu uwo ari we wese wabyiyitirira amenye ko ibyo bibazo ari wabiteye. Biriya bintu rero avugaho bya Museveni. Museveni njye nawe nari muzi nk'uko mbabwiye gutyo, tuvuye mu ishyamba muri Uganda dufashe ubutegetsi, twari abantu 5 bashyizeho kugira ngo twubake NRM Secretariat. Icyo gihe hari uwitwaga Jagenda, hari uwitwa Mukwaya, hakaba Asimwe, hakaba umugabo witwa Kakoza, nanjye wa 5 badushyiraho kubaka NRM Secretariat. Icyo gihe rero njyewe nari nshinzwe ibintu byitwa programming na training. Ibyari birimo rero bya kubaka ikintu cyitwaga program zitwa Rebuilding Uganda. Ababaga muri Uganda barabizi, twigishaga ziriya 10 point program kuri televiziyo, ku maradiyo, ariko hagomba kugira abantu babyigisha ari njye bishinzwe kugira ngo mbyorganize. Icyo gihe shakisha nyine bari aba Professor Mamudani, abitwa Professor Karasiko, Professor Frederick Juko, ariko n'abandi bari mu buyobozi turabyigisha. Hanyuma muri 86 bitararangira igeze, kuko ubwo icyo gihe Museveni nashobora kuba narahuraga nawe, naramubonaga, ntabwo nahuraga nawe ndigiye nyine n'abandi muri Secretariat hafi mu kwezi nka 2, kumara amezi nka 6. Noneho intambara yo muri North muri Uganda ibiratangiye, hanyuma wari DA, yari umuntu nyine w'umucori, ariko yarazanye na Museveni yenda muri Tanzania, abo ngo bari baziranye, ariko aza kugira n'ibibazo n'abasirikare, nibwo bavuze bati mushakisha umuntu wajyayo kugira ngo ahuze abasirikare n'uwo DA. Nuko nagiyeyo, jyayo njyaguru. Urumva rero hari ahantu n'intambara nk'iyo yo mu Ruhengeri. Icyo gihe nabwo najyaga nza bakampamagara kuza gusobanura ibintu, yenda aho muri Secretariat, ubundi bati noneho jya Entebbe ujye gusobanurira President, nkajyayo. Museveni za kumenya gutyo, ariko cyaje gutuma yanga nimenya no kurusha iyo ntambara ya mbere y'abasivili bo muri Uganda yitwaga ya UPDA. Twaje kugiramo uruhare runini cyane mu kwihagarika, kuko abo ngabo twaje kujyana nayo imishyikirano, ariko iyo mishyikirano nza kwigeramo uruhare. Hari uwari DISO, District Intelligence Officer, tuza kuvugana n'abari mu ishyamba. Noneho tuvuganye nabo, biza gutuma haza kubaho imishyikirano hagati y'uwitwaga Angelo Okero, ariwe wari ukuriye iyo UPDA. Noneho biza gutuma iyo mishyikirano ikunda. Muri iyo mishyikirano rero ni twebwe wonge n'uwo DISO twaje kuvugana n'aba bantu, turabazana, baza guha n'uwari Brigade Commander. Noneho turavugana, baza kuva mu ishyamba, baraza. Museveni aza kuza gusinyana nabo amasezerano guru. Amaze gusinya amasezerano guru, icyo gihe yaje gupromotinga abantu 3. Igihe ugiye kubireba ugakurikira ibintu byabaye mu Buganda, ibyo urabibona. Apromotinga abantu 3, uwo muhungu witwa Joseph, jewe n'undi witwa Rusagara, abari baragize uruhare muri emishyikirano. Icyo gihe jewe nibwo nabaye provisional JO2. Icyo gihe mbese bari batari batangana ziriya ranks zo muri Uganda zo mwagiye mubona, baziduhaye mbere kubera icyo gikorwa cyo kwemera kujya mu ishyamba kuvugana n'abo bantu. Kuva icyo gihe rero nyine Museveni twaje kumenyana, ariko nyuma yaho aza kumenya ko twari duturanye na bene wabo. Ibyo rero mbona Kagame ajya nyitirira cyane ku bya Museveni. Twaje kujya kwa Museveni Rwakitura mu ntambara ya 2, nari kumwe nawe na Ndahiro na Karegeya. Tugezeyo Museveni bwe yavuze atari ko Kayumba ati hari abantu bene wacu bari hano, ejo bundi bari hano, baje kundeba barakumbaza. Arabambaza ndamubwira ko muzi ko mbazi. Mubwiye ko mbazi, arambwira ati se ntiwaguma hano wowe
nkabahamagara ejo mukazahura ko bambwiye ngo bashaka kubona, oya ntabwo nahagumye namubwira nti turagiye, ubwo nzashaka ikindi gihe nzagaruke. Tuvuye aho rero niho mubwirira amatiku. Kagame yabimbajije inshuro 3. Twagendaga muri helicopter arambaza abo bantu ni bande, ndamubwira. Tugeze mu Rwanda aza kongera kumbaza abantu ni bande, ndamusobanurira. Nyuma yaho sinzi n'ikindi gihe aza kumbaza abo bantu ni bande, ndabamubwira. Ibi rero kuva icyo gihe rero kuri ubwo bibaye ibibazo. Nibyo mujya mwumva no ku rupfu rwa Karemera avuga hari abantu bashaka kujya gutya Karemera, kandi ntabwo nshaka kuvuga yenda ibya Karemera kuko ntabwo ariho, ariko ndibwira ko abo yavugaga ko ari jyewe. Ibyabaye hagati ya Karemera yenda nanjye nawe ibyo byose, ibyo yenda bizaza ikindi gihe nibiba ngombwa. Ariko rero nasobanurira ikintu cya Museveni nibyo n'ubundi ko Karemera yabaga mu bintu bya education, akajya ajya muri Uganda n'aba bamanyamushaga n'abandi. Ibyo nabyo biratangira bati wowe abanya-Uganda ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko rero Serge ndimo kurangiza iya ntambara ya RPF, bavuga byinshi. Iyo nka Desire Kabila aza kuba akiriho avuga ngo ashobora kuvanaho leta ya Mobutu adafite RPF, adafite u Rwanda, wamenya ko umuntu ari umubeshyi, ari umunyakinyoma, kuko nta ngabo yari afite, nta mbunda yari afite, ntaki. Abasirikare b'u Rwanda baramurwaniye bamushyira ku butegetsi. Iyo aza guhaguruka avuga ko ntacyo bamufashije, bamenya ko umunyakinyoma. Ingabo za Uganda ntabwo zarwaniye muri RPF, njye mbivuga nabyo kuko hari abo njya numva bavuga ibitari byo. Nta basirikare ba Uganda barwanye mu Rwanda. Ariko nashaka kubwira, iyo Uganda itabaho intambara buriya yari irangiye muri 90. Uzabaza abantu uti muvuye mukagera mukava Kagitumba mukava ahantu hose mwagiye bose, ko abantu bose babizi ko ingabo za Habyarimana zageze Kagitumba zigafata hariya hose za Kamwezi hariya hose bakahajya. Inkotanyi twagiye muri Uganda, kandi nta kimwaro kirimo. Ushobora gutsindwa uyu munsi ejo ukongera ukagaruka ugatsinda. Ibikoresho byose byabagahe. Training wing yabaga mu Buganda kuringira muri 1993. Imiti ni hariya yavaga. Bariya bose abakadani babaga mu Buganda. Executive committee uretse ngira ngo Kagame bose babaga mu Buganda iyo myaka yose. Igihe uhindukiye rero ukumva ko yenda kuvuga ngo abantu bafashijwe na barunaka ukabyumvamo ikintu cy'ikimwaro, ni bya bindi by'abantu nibwira ko batajya bagira gushima. Nubwo Zelensky kuzahaguruka nka Zelensky ngo bakavuga ngo ngo ntabwo Abongereza bamfashije, ngo ntabwo Abafaransa bamfashije, iriya ntambara ni nka kuri uko Zelensky yavuga ko Abongereza batamufasha, cyangwa akavuga ko Abafaransa batamufasha, cyangwa Abanyaburayi bose muri rusange bavuga ko Abanyamerika batabafashije mu ntambara y'isi. Bo rero Kagame sinzi ikibazo agira cyo kumva ko yakwemera yenda ko Museveni yaba yaramufashije, ariko we ugasanga ashaka kugira ngo agaragaze ko yafashije Kabila cyangwa n'abangaba M23 ko yabafashije. Ni bya bindi rero bya egocentric. Umuntu uri egocentric and extremely narcissistic, kwibwira gusa ko watangira kumva ko wavuga ngo umuntu yaragufashije bikagutera isoni bikagira guti ubu se ko nicara nkavuga ngo yaranyoboye ubyo ari cyo byantwara, ntacyo bishobora kuntwara. Niko kuri, niko ibintu bimeze. Serge rero ikibazo cyo wambwiye icyo cya Perezida Pasteur Bizimungu, ikibazo cya Museveni, ibyo byo kubinyitirira ni ukubera yuko cya mbere ntabwo ndi hariya, agomba gushakisha ukuntu agomba kumparabika. Nigeze kubona arimo no kwandika no mu kinyamakuru, hari umunyamakuru amumarije yandika avuga ngo Karegeya
ngo ngo yari umukozi ngo sinzi ngo abantu ngo banyu b'abanyamahanga ngo kandi ngo ahembwa. Umugabo yaramubajije ngo was it paid for, ngo yes, ngo paid for. Ibyo tekereza umuntu nk'uwo nguwo guhaguruka ugatangira kubeshyura umuntu ku mugaragaro. Iyo aza kuba se yarabikoze kuba bamufasha bakamujyana mu rukiko mu Rwanda, icyo kirego ko kitarimo. Ko katuvuge ngo ubwo Karegeya yarabikoze, ibyo bamureze byose mu Rwanda bamureze ngo agasuzuguro, ngo baravuze ngo arasuzugura, ngo ntabwo yumva umugore, ngo ntabwo ajya yumva umugore wa Kagame. Ibyo ntabwo bigeze ariko bamurega ikirego cyo kumva ngo yakoreye izindi leta z'abanyamahanga. Ibi rero ni ibintu by'abantu baba bashaka guharabika, ntaho bishingiye. Ikibazo kibaye kirekire sorije kandekeraho. Mfite icyo nabivugaho kuko uko byagenze iyo ntambara iba hari yo Kabarebe niba ari Kisangani arwana n'undi yitwa nawe bahuje izina witwa James Kazini. Twagezeyo koko nyine dusanga ibintu bimeze nabi, ariko ikintu cya mbere nkigera Kisangani nuko twabanje kujya ahantu yitwaga muri ahantu hari uruganda rw'imyenda, ahantu hari hafungiye Wamba Diawamba. Ubwo urumva bari bamugotera aho ngaho, bari bahagoteye Wamba Diawamba, bahagoteye umuntu witwa Mbusa Nyamwisi, bahagoteye Otafire, bahagoteye Ikondere na Nobo Mayumbu. So jye rero ngezeyo, ikintu cya mbere nakoze nabanje kujya aho ngaho kujya kubareba no kubashakira uko bahava bagasubira mu ruhande rw'ingabo zabo, kuko hagati y'ingabo za Uganda n'abantu aho bari hari abasirikare bacu ba RPA. Icya kabiri nuko nashoboye kugenda nkajya kureba Kazini. Ubu Kazini kwa dusanzwe tuziranye mu Rwanda, muri Uganda twari tuziranye cyane. Nari narabanye cyane na murumuna we wapfuye witwaga Jet Mwebaze, twari twarabanye za Guru, n'umuntu twari twarabaye inshuti cyane. Tugeze mu Rwanda rero Kazini yajyaga aza kunsura kenshi, kuko hari umuntu witwaga Kisasu Ngando, niba mwaramwumvise, abo ba Kazini niba bari baramuzanye. So twari tuzanye rero, njya kumureba, hanyuma ubwo dutangira ibiganiro rero uko byagenze. Mu by'ukuri ibyo bavuga yenda ko iyo tutajyayo ntabwo nibwiraga ko iriya ntambara yajyaga guhagarara, kubera yuko uwo Kazini yumvaga we mu mutwe we ko intambara yarwanwa bakarwana kugeza igihe yenda iby'abanyarwanda birangiye, bumva babirangije. Kandi ntabwo nibwira ko yenda nawe byajya kumukundira neza, ariko na Kabarebe nawe mu by'ukuri amagambo babaga bakozanyaho hagati yabo yari amagambo nk'ayo mujya mwumva ntuka, ariya magambo yajyaga mwumva ntuka. Ibyo nabyo niko bari bameze, bari aho baterana amagambo kugeza igihe twagiyeyo ibibazo tukabirangiza. Hanyuma ku ntambara ya kabiri ya Kisangani, uko byagenze baje kugutera abasirikare ba Uganda ku mazi. Ntibari bafite aho bajya, ariko noneho bagashaka guhatiriza. Icyo gihe rero njyewe narabahamagaye, ndababwira nti ibyo ari byo byose intambara arimo mwayitangiye kandi abasirikare banyu aho bari ntibari buze kuhava, byaba byiza mbabwiye abari hakurya y'amazi ahitwaga za Kaparata ko barekera gusheringa, bitari ibyo abasirikare banyu barashira. Kuko byagenze mpamagara uwitwaga Karyango, ndamubwira, abaha inzira, barambuka baragenda. Intambara icyo gihe ihita irangira kuko n'ababona ko bataza kuyirangiza. Ariko twakoze raporo bwa mbere muri ya ntambara ya mbere, tuyikorana na witwa Odongo, ubu ni minisita wabo w'ububanyi n'amahanga.
igeze mu Rwanda barayishima, abageze mu Buganda Abaganda barayanga bavuga ko atariyo. Ariko nyuma yaho naje kumva nongeye nibwo numvaga Kagame avuga ngo ibyo ari biri muri iyo raporo yenda ngo hari ibyo ngo twaraborohereje kugira ngo byandikwemo muri raporo, kandi nta na kimwe na kimwe twashinje u Rwanda rwashinjaga u Rwanda. Ariko igihe ugiye mu mishyikirano ni ngombwa ko ugomba kugira icyo utanga n'undi akagira icyo atanga. Ibyo rero yenda barabishimaga kubera yuko twashoboye kwemera kugira ngo mu myandikire no mu byabaga byari bihari byari bitumaga biganisha abantu ku kumvikana. Ibyo rero nibyo niko byagenze. Ariko yenda ku ruhande rumwe wenda yumvaga nakora ibindi bitari ibyo ngibyo, ariko hariya ntabwo byajya gushoboka. Ikibazo ko nyanariza, ikibazo cyane cyane gishingiye ku Rwanda. Kuva muri 1997 njye nagiye mu Ruhengeri mu kwezi kwa gatanu. Mu kwezi ndakeka ko ari hano nko mu kwezi kwa munani cyangwa kwa cyenda 1998 intambara mu majyaruguru yari irangiye. Byafashe nk'umwaka umwe n'amezi. Icyo gihe abacengezi nk'uko nakubwiye bari bamaze gufata ayo makomini yose nakubwiye, bari barayafashe. Nka Mwendo ntitwahakandagiraga, Ndusu ntitwajyagayo, Gatonde ntitwahakandagiraga, twarwaniraga hitwa za Cyabingo nkihajya, kuko turarwanira kugira ngo atagera kuri kaburimbo ifunga inzira ijya Kigali. Urumva ku Gisenyi ufashe Busasamana agafata Rwerere, ubwo yarasigaye ziriya za komine za Mahoko na ziriya za komine za hafi y'umujyi. Ariko iyo ntambara yaje kurangira, abatengeza ariko baje kugaruka muri 2001. Icyo gihe sinanjye wagiyeyo, akicyoro wagiye ni Kabarebe ni wagiyeyo. Bagarutse bwa kabiri. Icyagare cyo navuga rero kinashaka kuvuga, mu 2003 Rwarakabije yaraje azana n'abagenzi be. Kiriya gihe rero niho twari dukwiriye kurangiza intambara. Kandi kurangiza gute? Twagomba gutangira kuvugana. Icyo gihe ngira ngo bari bakitwa Riri, simbizi aho baje guhindukira FDLR, ariko igihe kunze twari tukirwana nabo byitwaga Riri. Cyanje cyari igihe cyiza cyo kuvugana nabo. Icya mbere bari abantu nubwo bari muri Kongo, ushobora kuzana abanyamerika bakazana iki, ukavuga kuzabarasa ukagira gute, ariko mwibuke neza ko hariya bari abantu bamaze imyaka 30, bafite abana, bafite abagore, banarongoye n'abakongomani babarongoyemo. Warabayeho rero hanze mu mpunzi. Njyewe ntabwo nabaye mu mpunzi, ariko politiki yo muri y'impunzi ndayizi, kuko birukana abanyarwanda muri Uganda muri 1992 natwe byatugizeho ingaruka nubwo twari tutari impunzi. Nicyo gihe rero cyaho abantu bagomba kuvugana n'abari abantu bo muri Kongo. Ise niba uhamagaye Singiyumva ukamuha umwanya wa Prime Minister yari muri RNC mu mwaka ushize, imyaka 2 ishize, haryo ubundi bwo bari muri Kongo bo babonye umwawa ubwa minister bagashakisha ushyira mu gisirikare ukamuha umwanya ko n'ubundi bagiye bakayibaha ikibazo kibikiye. Kagame rero akwiye kubazi neza ko kurangiza intambara wirangiza mu buryo butatu. Uburyo bwa mbere ukoresha yenda ni igisirikare. Ibyo ufite igisirikare ukagira ingufu, ugira leverage, ukagira na bargaining position iri strong, kuko ku rugamba uba urimo gutsinda. Uburyo bwa kabiri ni politiko.
political solutions, zigomba gushakisha political solutions, kuko aba bari aho ngaho hari ibintu batemera bya politiki mpamvu tumvikanaho, kandi ibyo bibazo bya politiki nibyo biganisha kuri social cohesion, kuko igihe murangiye ibibazo bya politiki na social cohesion irakunda. Uburyo bwa gatatu rero ni ukumenya neza uko aba bantu bagomba kuba rehabilitated and integrated, ariyo social component. Abanyarwanda rero bo ikibazo bagifashe ko bazarangiza icyo kibazo mu buryo bumwe gusa bw'intambara, ko bazarwana. Ubu rero ibyo ushobora kuvuga ngo urabatsinze, birashoboka. Buri inyenzi zaratsinzwe, zatsindwa burundu neza ruhenu muri za 60. Ariko FPR RPA baje gutangira intambara muri 1990 baratsinda. Kagame rero hari ibintu bimwe njya mbona abantu nkuko nakubwira nk'ibyo bya Museveni bya Bizimungu, yumva abantu bamwe bakora ibintu runaka watakora, akaba yabwira Kabila ati vugana na za RCD, bakavugana nabo, ejo akamutega CNDP, akejo akamutega M23, bakamwe kubitega Tshisekedi, kandi agatinyuka akajya kuri radio, akajya no mu Banyarwanda akababwira ngo bagomba kuvugana n'abariye. Wari wumva hari umuntu Kagame ashaka kuvugana nawe? Buriya rero baribeshye. Icyo bibeshye ni iki ngiki: ahantu hari impunzi zirenga 200,000, niyo ubu ngubu babafata bakabajyana ku ngufu bakagira bate, ariko hari abazasigarayo, iyo za Warikare za hehe, ntabwo uzajyaho ngo bose barangize. Ni ukuvuga iki rero? Ni ukuvuga ngo uteguye ko Abanyarwanda bazarwana intambara ubuziraherezo. Kuri we peaceful solution ntayabona, wicyo abona gusa ni military solution, kandi military solution icyo kibazo ntizagisorovinga. Nkumva rero nk'ubu ngubu umva no kwandika bakayumba nk'ubu muvuze nk'ibyo ngibyo ubavuga zavanga ndimo kuvugira FDLR, ariko nakubwiye ngo twageze muri Uganda dufata ubutegetsi muri 86 mu kwezi kwa mbere, intambara nyamutangiye mu kwezi kwa gatandatu muri Uganda, mu kwezi kwa 11-12 twavuganaga n'abarwanyaga Museveni, iyo nababwiye yitwa UPDA, bavaho UPDA yavuyeho, haza kuza Rakwena vaho, haza kuza ba Joseph Kony, ariko nibura yari yarumvikanye n'abacori, kuko abacori bo benshi biyumvaga muri UPDA. Ni naho twaje gufata abantu benshi b'abacori, kuko ninjye wabagayo, aba ubwa minister, abandi babajyana mu nteko, abandi babuha ubudiplomati. Ibibazo by'abacori biragabanuka, ariko hariya we yibwira gusa ko azaza agatsinda abantu ku ntambara, agakoresha ibintu nk'ibyo ngibyo byo kumva ko yasunika abantu. Ariko cyagiye cyaba rwarakabije, bamaze kuza barwarakabije na ba Jerome, icyo bajya gukora nibo twajya gukorana nabo kugira ngo tuvugane n'abari bari basigayeyo, ariko babakoresheje mu buryo bucuritse, babakoresha mu kugira ngo badizatinge, bakoresha abo kugira ngo babakoreshe gutuma abandi badizatinga bavayo. Byarakozwe n'ubu birakorwa. Igihe ugiye kubona ujya kubona Mutobo abantu barahari, ariko igihe umaze kubajyana Mutobo hariya nta bandi bavuka, nta bandi bakura, ise bazahora muri Mutobo za kangahe bizamyana gute? Ibyo rero Serge warambaje ati ikibazo cyahariya cyarangira gute? Nuko cyarangira hakwiye kubaho ko Abanyarwanda bavugana. Igihe ugiye kureba ukareba impunzi z'Abanyarwanda ziri hanze, abari Mozambique, abari Zambia, abari hano muri South Africa, abari aho za Uganda, buriya uyibwira ko wajyanye ingabo muri Mozambique, abari Mozambique bakorwanyaga bacecetse, ariko utibwira ko bishimye. Ejo n'ejo bundi hazavuka ibindi bibazo. Ikibazo rero cyo warumbajije nuko ikibazo cy'impunzi cyarangira, kandi kikarangira mu mahoro. Ushaka kukirangiza mu buryo bwa gisirikare ushobora kuba ubu ngubu yenda ufite upper hand, ariko ibyo bintu ushobora kuzahinduka, kuko bakwiye kwiheraho bakavuga bati muri 78-82 iyo baza kubaza inyenzi wajya kugaragaza nde. Ubu rero baravuga nyine ko ari abasaza, hari iki abazasaza, ariko abandi bazavuka.
Ikibazo ni kinini cyane kurenza yenda uko wari ukivuze. Ikibazo ni ikibazo cy'abanyarwanda muri rusange. Reka duhere abanyarwanda uko bumva barangiza ibibazo by'abanyarwanda. N'abanyarwanda benshi bari hanze nabo bibazo babyumva nabi. Urugero, hari ukuntu bamwe bipositioninga no kuvugana na FPR rimwe na rimwe bizagorana. Nk'ubu ndabivuze ubwo nyine baza kuvuga bati uriya ni umwambare wa FPR, ariko nashaka kukubwira ngo ndi muri Uganda twavuganaga n'aba bantu bose twarwanaga nabo, ariko na Habyarimana yemeye kuvugana natwe. So ikintu cyo kuvugana rero si uko nakundaga MRND cyangwa si uko nakundaga yenda NRM cyangwa ngo si uko nanga abanyarwanda muri rusange. Icyo nacyo ni ikibazo. Ntabwo urugero, reka nabyo nabivuge. I don't know how to put it. Ubu ugiye kureba n'abangabo muri FDLR nabo, reka nabo tugire icyo tuvuga. Kuki wajya muri M23 ugasanga M23 igizwe na 40% y'abahutu na 60% 40 y'abatutsi, 60% y'abahutu n'andi moko ari hariya? Kuki icyo kintu cyo abantu batakibona? Ibi rero ni ibibazo biri mu banyarwanda ubwabo dukwiye twese kwekizamininga, na RPF n'abari mu Rwanda bakekizamininga. Kuko tekereza iyo FDLR izakwifite muri basirikare bayo 30% cyangwa 20% cyangwa 8% muri FDLR, kandi byarashobokaga kuko hariya za Masisi za Rucura abatutsi bari buzuye, kuba babashobora kubarekuruta byajya gukunda, ariko ntibishoboka, ntibyigize bikunda. Aha rero Kagame nawe agakora nka ati ndi umunyarwanda. Ndi umunyarwanda ni co-option, co-opting abantu ukabashyira urukweta ku gakanu, ugashaka kubemeza gusa ibintu ngo bagomba kuzahora baparatinga batarimo kwemera. So ikibazo rero warumbajije ngo ikibazo cy'abanyarwanda ukuntu cyarangira kizaraya gite n'ubutunzi bwa Kongo budahari, ntabwo kiriya kibazo kizarangira. Ikibazo cya mbere ni uko abanyarwanda bakwiye kurangiza ibibazo byabo. Ubu butunzi bwa Kongo bwazafasha abanyarwanda baramutse babishatse batagombye kujya kubwiba. Umuntu uri muri Rucuro, uri muri Masisi, kumva ko yajya i Kigali agacuruza na Kigali biramworohera kujya i Kinshasa, ariko nyine we Kagame yumva agomba ibyo bintu kubyiba. Nkashaka rero kubwira ngo icya mbere ni abanyarwanda ubwabo muri rusange bagomba gushakisha uko iki kibazo bagishakishiriza umuti. Ariko noneho abanyarwanda bo mvuga bandi ntabwo bari mu butegetsi. Hari ubwo abantu bajya bavuga bati mwebwe ba Serge muvuga Kagame, bakayuma muvuga Kagame. Serge we nta butegetsi ufite, nta n'uruhare, nta na position wafata ubu ngubu yahindura ibintu mu Rwanda. Kandi ku isi yose abantu bashakisha ko ubutegetsi igihe buriho ari bwo bugomba gushakisha solution y'ibibazo. Twebwe rero kuba tunenga niko opposition ikora. Ubundi opposition ku isi ikora iki? Igaragaza ibitagenda. Natwe rero nibyo turimo gukora. Ariko icyo warumbajije abanyarwanda ni ikibazo gikomeye cyane. Niba ufasha abana b'abanyarwanda ukabajyana muri Kongo, ntushobora no kwakenoreginga ko bariyo. Njyewe ndamutse ndiyo ndashobora no kwakenoreginga ko ndiyo. Iyo ni abuse iteye ubwoba kuri jyewe n'umuryango wanjye. Icya kabiri, kumva ko abanyarwanda bazagira filosofi yo kubeshya n'uburiganya. Kagame agahaguruka ati ntabwo ndi muri Kongo. None se group of experts, NGOs, abaturage bahatuye, abana b'abanyarwanda bagwa hariya, ibyo byose abantu ntibabibona? Ushobora ute kujya imbere y'abantu muri parlement n'ahandi with a straight face ukavuga ibyo ngibyo?
ibyo tuvuze rero kavuga uti abantu muzahuriye bati mwebwe ingengabitekerezo ya jenoside, bati mwebwe muvugira abantu. None se uwavugiye FPR muri 90 cyangwa 91, ejo Leta ya Habyarimana ikamufata ikamufunga, ukavuga ko bafunze ibyitso, ukabarega ibyo ngibyo, kuki ubu ngubu utakumva ko niyo FDLR n'abandi bavuga bati nimwumvikane muvugane? Ibyo se bingira umujenosideri? Serge rero ikibazo cyo muri Kongo n'umutungo wa Kongo no kumva ko u Rwanda na Kagame batavayo, ibyo byo ni bya bindi bazabatema akaboko. N'ubu ngubu aho bigeze ndibwira ko bizabagora. Ubwo yenda muri iyi mishyikirano iriho ibirimo gukorwa, ibyo bintu bizabagora. Ariko muri rusange abanyarwanda muri rusange bakwiye kwireba, bakireba imitima yabo. Nari nkubwiye nk'ibyo byabaye muri Uganda. Buriya muri Uganda hapfuye abantu benshi mu ntambara ya Rwera, bavuga ko hapfuye nk'igice cya miliyoni. Bavuze mu ntambara yo muri North, njye nari ndiyo, ndibwira ko hapfuye nk'ibihumbi 200. Ufashe Guru, ugafata Kitgum, ugafata Rira, ugafata na Soroti, izo ni district ziroturwana inshuro zingahe, ashobora kuba harapfuye abantu bagera nko 200. Ariko baricaye baraganira, bashakisha ibibazo byabo uko byagenze. Abanyarwanda rero bashaka guhora ari gatebe gatoki, nicyo kibazo dufite, niyo mpamvu ibibazo by'abanyarwanda bitarangira. Icyo nakubwira cyo nuko intambara hariya yenda yo mu majyaruguru, njyewe mu buryo bwa gisirikare twayirwanye mu buryo nyabwo bwarebaga ibintu bigendana n'igisirikare ubwabyo kurwana, uburyo bwa politiki n'uburyo bwarimwo buri social na integration. Reka rero nkubwire uko byari bimeze. Nakubwiye ko komini yose yari yarafashwe. Harya aya makomini ubwira ngo yagiye gufatwa bayavanagaho bande? Bayavanaga abasirikare ba RPA. Ise babavanagaho gusa ari uko babarashe udushaza cyangwa twa baruni, nkuko babaga babarashe nyine babishe, cyangwa bamwe bashoboye guhunga. Ibyo rero hari ushobora kumva akavuga ati harya ubwo bo babyabagendekeraga gute? Abasirikare ba RPA kugira ngo uzave muri Kongo muze murwanye mugere za Gatonde na Ndusu hafi base, nuko nyine hari abantu benshi bahaguye n'abagubwa benshi b'Abatutsi muri bari cyane cyane za Gisenyi, hariya mu Bigogwe, aho hose niko byari bimeze. Jewe rero icyo nakubwira nuko iyo ntambara mu buryo bwa gisirikare twarayirwanya, koko kirwana mu buryo bwa gisirikare, ariko no mu buryo bw'abaturage twamabarayizinze abaturage, dufata n'abasirikare ahubwo bari abacengezi bagera ku 2,000, tuba turayiningira ahantu hitwa Nkumba, tubinjiza mu gisirikare. Nuba benshi barahariya ni ba commanders, yenda bamwe amaze no kuri tayaringa. Abo se ntibari abahutu? Niba ushobora gufata abasirikare mu biro ukabaturayininga ukabinjiza no mu gisirikare, ibyo waba ushaka kujya kwica, kuki se ujya kujya kwica umwana kandi uwakurasaga nimugoroba umusize aho ngaho? Ariko kuvuga ngo hari abantu baguye muri iyo ntambara, yes, reka nk'urugero bajya bavuga ngira ngo n'iby'ubuvumo byari ahari muri komine Mahogo. Nta nubwo twari tuzi ko ubwo buvumo bubaho, ariko muri 1996 mva ngiye ntaye najya no mu Ruhengeri, bazaga barasa zambushi aho ngaho za Mahogo, ntitumenye zambushi ziraswa gute, bigenda gute. Noneho rimwe haza kubaho intambara aho ngaho muri za Kayove naho ngaho hejuru muri za Gishwati. Noneho nza kuva mu Ruhengeri ndaza hafi ya za Mahogo ngaho. Noneho haza kuza abakengeze koko benshi kuko bahunga, intambara imeze nabi, twari tugize mu gihe cyo kwenda kuyirangiza. Noneho bageze aho ngaho za Mahogo barabura. Abantu baravuga se
aba bantu baburiye he? Nuko abasirikare barakurikirana, sinzi ukuntu bagize batya babona abantu aho banyuze barinjiye ngiyo mu buvumo, niho bamenye ko ubwo buvumo bwahabaga. Nta muntu wafasha abantu ngo abinjize mu buvumo, nta muntu wakwinjiza mu buvumo, nibo bo bitwaragamo, naho bahakoreraga. Kandi abahajyaga ni abo ngabo bari bafite izo mbunda, abo barwanaga nibo binjiye muri ubwo buvumo, kuko abaturage nta baturage bagiye mu buvumo, abajyagamo ni abo ngabo bacengezi, kuko nibo bihishaga bakava muri ubwo buvumo baza kurasa abasirikare. None se wavuga ngo bafataga abantu bakabajyana mu buvumo? Abantu nibo bitwaraga muri ubwo buvumo, ariho bihishaga. Ibi rero ni ibintu nibwira ko mu ntambara, abantu kumva ko abantu bagwa mu ntambara ni ibintu bibaho igihe cyose, and very regrettable. Ntawajya kurwanya intambara ngo noneho yumve ko ibyo bintu yabyishimira, kuko upfusha n'abantu ku ruhande rwawe, no kubona nabo ngabo abandi bapfuye nabyo nta muntu ushobora kubyishimira. Ariko igihe urasa amabomu, igihe urasa abaturage banavanze n'abakurwanyaga, icyo gihe nta kundi kuntu wabigenza. Serge rero nanjye kumubwira ibintu, ahubwo ibintu biri difficult by'abantu batavuga. Tuvuge nko mu ntambara yo muri za 1991, hari ahantu hitwaga Rwibare muri komini Muvumba, habaga kambi y'abasirikare, ariko hari kambi y'abaturage, ariko noneho baza gushyiramo n'ikigo cya gisirikare aho Rwibare, kera muri 1991 gutyo 92. Aho ngaho rero abasirikare baza no kuharasa, abaturage barahagwa n'abasirikare barahagwa. Nk'urundi rugero, tuvuge bari hanze benshi, bamwe bahungiye muri Kongo cyangwa benshi hafi bose, tuvuge nka Mugunga, bayivugana cyane. Abasirikare bahunze mu Rwanda bajya Mugunga, abaturage barahunga bajya Mugunga. Uko niko kuri. Abasirikare batunga imbunda mu ikambi, abaturage baba mu ikambi n'abaraho bahari. Izo ntambara zose zarwanaga abaturage bavanze n'abasirikare. Uwakubaza aho ngaho turi mu Ruhengeri bakubwira ngo insurgency ni iki? Insurgency ni cyagiye abaturage bahaguruka bakenzanga n'abasirikare bakarwana intambara. Ayo makomine ntabwo yatikwaga n'abasirikare ba fara bari bavuye muri Kongo. Ayo makomine kenshi yatwikaga n'abaturage. Imihanda bayihingaga akenshi ntabwo babaga ari abasirikare, bazanaga abaturage igihirire, bagahinga umuhanda mu gitondo, ukajya ugasanga umuhanda bawuhinze nta imodoka zishobora kunyura. Nk'umuhanda wavaga Ruhengeri unyura Cyabingo, Gatonde, Ndusu, uwo bari barawuhinze barawurimbuye, nta muhanda uhaba. Kuva hasi aho ngaho za Nyakinama ugenda nyine ujya za Nyamutera, imihanda bari barayihinze, kandi bahinga ku manywa twese tubabona. Ibi rero ni ibintu abantu bakwiye kumenya ko intambara rimwe na rimwe, icyangombwa ni uko abantu bashobora kwirinda intambara, kuvugana n'ibyo bintu byangombwa, kandi bavugana bakareba imbere aho bajya, kuko ibi byose tugiye kujya kubijyamo, umwere ninde muri ibi ntawe wabona, abere ntabwo uzabona. Abatari bakavutse ibyo birumvikana, bo ntabyo wababwira, ntabyo bazi, nta n'uwo wajya kubashyiraho. Ariko abari bahari icyo gihe nta n'umuntu n'umwe muri abo bose, abari bakuru, abari abasirikare, abari interahamwe, abari iki, ibyo byose ni ibibazo bibareba. Kugira ngo birangire bakwiye kuganira bakabivugana. So niba barimo kwandikira bakubwira ngo iyo ntambara yo muri Ruhengeri ko yarwanaga nuko, njye nagiyeyo igihugu kiri hafi gufatwa, ndakubwiye ayo makomini yose yari yaragiye icyo gihe najyagayo. Of course nyine abari hariya mu Rwanda bakubwira Kayumburi yawe nta n'icyo yanakoze. Nibyo none se ko ntabyo nakoraga, ko bari bahari kuko atari bo bagiye ibyo bintu bakabikora. Ariko nta credit nshaka no kwishyiraho, kuko njye nari umuntu umwe, intambara ntabwo irwana n'umuntu umwe. Nari mfite commanders hariya b'abagabo, nari mfite abasirikare bazi ibyo bakora kandi bakoze akazi keza. Ibyo rero ntabwo ari njyewe wajya kubivuga, yenda nabo umuyobozi aho ngaho
ariko rero abakoze n'akazi gakomeye abenshi baranapfuye by the way, n'iyo ntambara ntibigeze banayirangiza. Buriya hari igihe bigeze kugota abasirikare ba RPA aho ngaho nyine hafi ya za Gishwati, hafi bose turababura, abandi baza kubagotera ahantu hita za Rucyano ujya za Satinsi, abo bose nibwo nari nkigerayo, abo bose barabura. Ibyo rero abantu barikira bakavuga bati bariya ariko ntibashobora kumenya iyo ntambara. Wowe wava muri Kongo ukarinda ujya kugera za Ndusu na za Gatonde nta bantu bapfuye. Ibi rero niko ibintu bimeze, ariko ibintu ntibazashaka kugira ngo bahore muri ibi, hazaza za Arusha za kabiri za gatatu za kane, ntabwo nibwira ko ari ibyo bazageraho, ariko niba babyifuza abantu bazakora ibyo bifuza. Ariko nkanagaya na biba mu Rwanda, ziriya za ndi umunyarwanda ziriya ntabwo zizigera zubaka abanyarwanda, kuko iriya ndi umunyarwanda ni ikintu ushyiramo umuntu atacyemeye, ikintu cya co-option gishingiye ku ngufu na influence ishingiye ku mbunda, biriya ntibikora. Ushobora kwicara hariya abanyarwanda ntabwo bakeneye kubabwira ngo ni abanyarwanda, kuvuga umunyarwanda ngo ndi umunyarwanda barabizi nibo, ibyo ntabwo ari ngombwa. Ariko kubivuga ushaka kujijisha no gushaka kubeshya, ibyo ntabwo bikora. Ntabwo bashobora kwiyema, kuko ushaka kuguharabika ntabwo bashobora kuvuga neza, ibyo birumvikana. Ariko n'ikindi byo nakoraga buriya ntabwo nabikoraga njyenyine, njyewe ibyo nakoraga nabikoraga n'abantu benshi cyane. Naho ubwo nyine turi mu ntambara koko ya mbere, ubwo nyine nari muri DMI, nabaga nagiye nari mfite inzego zari hasi yanjye, abantu bagasigara bakora akazi kandi bakagakora neza. Na nyuma yaho nubwo ndi no mu Ruhengeri nari mfite abantu benshi kandi bashoboye, twakorana neza n'ibintu bakabishobora. Buriya ushobora kuyobora, ariko buriya ntabwo ari gukora akazi kenshi karenza abandi. No mu gisirikare ushobora gupanga ukabwira icyo abantu bakora, ariko wa musirikare ujya imbere ku rugamba akaraswa cyangwa akarasa, uwo nguwo ntukwiye kumushyira hirya ngo umwibagirwe. Noneho rero warambaje uti wakomotanya gute ibyo bintu? Hari igihe nabaga nagiye nkongera nkagaruka, nkaguma nkongera nkagenda nkagaruka, niko imirimo ubundi yabaga imeze. Kandi ntabwo ari njyewe jyenyine, nakubwiye ko ubundi Arusha nabanagayo na Rwigamba yaje gusaza, Rwigamba Andrew, we ashobora kuba yaramazeyo n'igihe kirekire cyane kundusha, kuko we yagiyeyo agumayo igihe cyose. Ariko jyewe hari igihe nagezaga hagati nkavayo nkagenda nkamara nk'ibyumweru bitatu cyangwa nk'ukwezi, nkongera nkagaruka. Nuko byari bimeze. Ibyo rero byo bavuga bati biriya byose bati bashyira kuri Kayumba, nabarakara kumva ko yenda hari ikintu yenda cyaba cyarakozwe bakakikwitirira nk'izo ntambara yenda nk'izo z'abakengezi, kabatenda iyo ataburiya yenda ntibyajya gukunda. Kandi ashaka umubwiza ukuri, niyo ngo hariya iriya ntambara ntibajya kwitsinda, kuko hari abandi bakomandazi, ntabwo nshaka kuvuga amazina yabo, ejo batazagera uwo bamerera nabi hariya, bajya gukomeza iyo ntambara bakayitsinda. Nanakubwiye yo indi ye y'abakengezi nayo ziko zabaye ebyiri y'ibihumbi 2 ngira ngo na rimwe, icyo gihe njyewe ntabwo nariyo, hariyo Kabarebe ngira ngo na Mubarakuriye niyo bariyo. Icyo gihe njyewe nari nkiri chief of staff, nagumye i Kigali, nibyo nkabafasha, ariko on ground nibo bari bahari. Ibyo rero byo kuvuga bati Kayumba nibyo burya ngo zitukomwo nkuru, ibyo ngibyo ko babivuga nta gitangaza kirimo, ariko bakwiye kumenya ko izo ntambara twazumvaga, ariko no ku rundi ruhande habaga hari abandi. None se abandi bo ku ruhande bo kuki batabavuga ku rundi ruhande babaga bariyo? Urakoze Serge. Urakoze. Kugira ngo ikintu kire ku ruhande nakigarukaho, hari bimaze iminsi mu itangazamakuru ejo bundi bavuga ngo Kayumba yaburi burengero. Turimo turaganira uri mu kihe gihugu, kubera ko waje gufatwa barakubura. Ibintu by'abayisipanyoro abantu barifuza niba aricyo babivugaho.
nanone turibaza tuti kubera iki izina ryawe ryo ryonyine ryagarutse magingo aya tuzi neza ko biri ziriya manza umucamanza yari yazagaritse mu mwaka wa 2015 ubu noneho baravuga ngo ni wowe ariko nabonye ariko yanditswe na Jose Riva avuga ati ngo baje kugufata ngo barakubuze muri make waburiye urengero. nibyo nyine nibyo abantu barandika n'abantu baravuga ibyo basipanyora ni ibintu nibwira ko bidashingiye ku kuri kuko nabo tuvuge nk'abasipanyora baguye mu byumba baguye byumba nyine no mu gihugu kandi n'uwo mugabo avuga umusipanyora waguye byumba njye nta nubwo nari muzi ko ntigeze njya byumba ntabwo nigeze mbabyumba kuko muri ya ntambara buriya muri 1994 tujya i Kigali jewe navuye ku Murindi dufata inzira zajyaga za Burimbi Rutare Gikomero turakomeza tujya za Kami icyo gihe rero bafata byumba igihe icyo gihe nari naranavuyeyo ndumva nari naragiye muri Ethiopia uwo muntu rero ntabwo nigeze menya ko nabaho ibyo rero byo kuvuga bati Kayumba abazi bose intambara bazi ko ngewe ntigeze mbabyumva na DMI bavuga yavuye ku Murindi bajya ahantu twa za Kinyami bava Kinyami bajya Masaka ibyo rero bavuga ntabwo ari byo ibindi byo bavuga n'ibigengeraga abandi basipanyora baguye mu Ruhengeri ndibwira ko baguye muri 1997 mu kwezi kwa mbere kandi nzeyo naje kujya mu Ruhengeri mu kwezi kwa gatandatu muri 1997 hashize amezi 6 abantu barapfuye ibyo rero nabyo ni ibintu bidashingiye kuri ariko barumbaje tujya abasipanyora babikora kubera yuko bazi ko ntaba mu Rwanda ko ndi umuntu uri hanze so kuba ndi hano rero bakumva ari ibintu byaborohera ariko ibyo byo ntabwo byabakundira kubera yuko barabizi imyaka se bahingaye ko nageze hano mu 2010 bagatangira kubivuga kugeza n'ubu ngubu n'ubundi ntabwo niko bizamera ntabwo rero bizabakundira kubera yuko ntabwo bishingiye ku kuri bishingiye ku bintu bagiye bapapira abagiye kubivuga ndabazi kuko icyiza cyabyo amadosiye uyafite ugasanga nk'umuntu wari waranahunze yari hanze mu Bufaransa cyangwa hehe araho nawe yagiye gutanga ikirego ko Kayumba yishe umuntu mu byumba ukavuga uti wabibwiwe n'iki uba ntashobora kugira uko yabisobanura abandi yenda yashobora kuba ari mu Rwanda ariko ari za Kigali uwo nawe ugasanga aravuga ibyo ngibyo biriya rero ni ibintu biri politically motivated ariko icyo bifuza cyane aho gishingiye hari principle yabo yitwa universal jurisdiction yaje guhagarikwa mu 2014 none bakumva ko bakongera kuyibyutsa none kuyibyutsa rero bakazayibyutsa ari uko bashakishije dosiye y'umuntu bashyiraho ngaho bakaba yenda ari ngewe babona ariko mbona ko ntabwo nibwira ko bizabakundira kuvuga rero ngo narabuze oya ndacyari hano muri South Africa nta handi hantu nagiye shobora kuba ari ahantu yenda aho nagiye gusura mu minsi yashize ariko naragarutse nta nubwo bajya ushobora kumbona ariko ubu nanshatse muri South Africa nk'abasipanyora kuvuga ngo barambuze nabyo barabeshyaga kuko igihe banshatse ubundi banyura kuri Kennedy kandi Kennedy baramwandikira akabasubiza agakora ibintu byose byangombwa kuvuga rero ngo barambuze kandi Kennedy ahari ubwo ni no kubeshya kuko Kennedy ntabwo yigeze avuga ngo yarambuze kuko we ahashakira hose arambona ibyo rero ni ibintu byo kubeshya nyine baramubuza bajya kumbura gute se ufite boya bavugana nawe address irazwi kabine ye irakora none se bavuga ngo wambuze gute ibyo nabyo ni ukubeshya nyine urakoze Serge first of all kandi ngiye kamvuge imishyirano y'abakongomani na M23 ngenda yishyigikiye yatumanye ishyigikiye ni nka cya kintu cyo nakubwiye kiriya cya mbere ubu M23 ifite abasirikare bagera yenda 10,000 na bingahe yanda 20 simbizi none leta ya Kongo gusa izifuza ngo abantu bose babure bajye mu butaka bari gite
ntibazarigita. niyo wavuga yenda ngo baraje barabatsinze baragiye, yenda bazasubira mu Buganda cyangwa yenda bazajya mu Rwanda cyangwa bazajya n'ahandi, ejo bazongera bagaruke barwane. Kurangiza n'ikibazo cya Kongo ni ukuvugana nabo, icyo ni kimwe. ariko iriya ntambara ikibazo cyayo ntabwo ari intambara y'abakongomani, nicyo kibazo. iyo ko ari intambara y'abakongomani aribo bayitangije ibaturutsemo, wakaba uvuga uti ifite ukuri, batsinzwe yenda ntabwo bazagaruka. iriya ntambara ni intambara isunikwa kuva hanze. impamvu ni iyi: muri ibihumbi bibiri ngira ngo mu 1998 ahari, aribwo ngira ngo za RCD zavutse, haje kubaho imishyikirano, birumvikana, abantu barumvikana, abasirikare baragenda, ariko leta y'u Rwanda iza gusigarana bamwe ari baje kujya gukora sendepi. icyo gihe rero nuko intambara itari intambara y'abakongomani. ikindi, imyumvakanire ya Kabila mutoya na leta y'u Rwanda uko bajyaga bumvikana nuko bakoranaga, kiriya kibazo kiza ko kidashingiye ku mutungo kiba cyararangiye. icya gatatu, Kisekedi ukuntu yari abanye na Kagame akiba perezida, iyo bitaza kuba ikintu cy'ubusambo no gushaka kwikanyiza kwa Kagame, kuko ntabwo baba muri leta y'u Rwanda cyangwa n'abanyarwanda, kiriya kibazo nticyakabaye kiriho ubu ngubu. ni ukuvuga rero iriya ntambara ntabwo ishingiye ku byo bavuga ibintu by'abanyarwanda, abatutsi kugira gute, ntabwo ari byo. kuko niba mwibuka hariya za Kiziba, ngira ngo mu 2018 baravuga ati reka dutahe, ahubwo baraswa n'abanyarwanda, bene abo abandi barabura. niyo icyo kibazo cyari gihari, kuki abanyarwanda baje kubarasa bakanabafunga abandi bakabura? icyo ni cyo kugaragariza ko iriya ntambara ifite izindi mpamvu iriya ntambara irwana. aha rero ndabishima kuba leta y'u Rwanda ya Kongo cyambere yamenye ko ishobora kuba idafite ingufu zihagije, reka tuvugana nabo, kuko ibyo ari byo byose uko byaba byaratangiye, icyo ni kimwe. ariko uko bigomba kurangira ni kuri uko babikora, byo nanjye ndabishima, kuko ni ikibazo gihari, bagomba kugishakisha umuti, kandi ntabwo bagishakisha mu buryo bwa gisirikare gusa nk'uko nakubwiye muri kiriya gihe. ariko rero muri biriya bintu hari ibintu bikubiyemo. ziriya resolution za UN, iriya resolution ngira ngo isaba ko ingabo z'u Rwanda zigomba kuva muri Kongo, ndibwira ko ari nka 2773 ahari, ivuga ko ingabo z'u Rwanda zigomba kuva muri Kongo. kiriya kintu ni ikintu gikomeye cyane. resolution ya UN ntabwo uzayihanagura, uko byagenda uko ariko kose, ushobora kuyipinga ukagira gute, ntabwo uzayihanagura. yenda bavuga tuzashobora kuzanegosiya kera muri UN bakazana yenda indi yoroheje, ibyo ntabwo nibwira ko bizakunda, kandi ntabwo nibwira ko Kongo icyo kintu uzagikunda. cya kabiri, nibyo byo kwestablishinga state authority muri kariya karere, ariko no muri resolution nibwira ko harimo n'icyo withdrawinga ingabo za M23. na practically sinzi ibyo bintu uko byazakorwa. icyera rero ingabo z'u Rwanda cyo kirumvikana, icya M23 kugira ngo basubire ntariya za Bisata aho bari, sinzi ko bizakunda. iyo rero situation iri very very complicated, ahantu bagomba kwiga. noneho kuri leta y'u Rwanda icyo navuga, twagiye muri 1996 tuvanaho Mobutu, basubirayo muri 1998 barwana na Kabila, basubirayo barwana na Kabila mutoya. habyibuka abanyarwanda munsi kugwa hariya bangana guti? mwebwe nimutekereze kuva muri 1996 kugeza mu 2025, hafi imyaka 20 ya 30, ahubwo imyaka ijya kuba 30. habyo ubwo hamaze kugwa abasirikare bangana gute b'abanyarwanda hariya? ikibazo
umunyarwanda ubu ngubu ntakigira ikiguzi, ntakigira ikiguzi, kuko mugiye kureba mukabona abanyarwanda ukuntu babayeho na biriya bintu bya Kongo, umuntu akwiye kwibaza akavuga ati iyi ntambara ikwiye guhagarara burundu, kuko niyo bakoreyeyo amabuye y'agaciro, ntabwo nibwira ko aya mabuye y'agaciro bavanayo aruta ubuzima bw'abariya abana b'abanyarwanda bagwa hariya. Icya kabiri ni uko u Rwanda rugaragara mu ruhando mpuzamahanga. Kagame ashobora guhamagara ba Dangote n'aba ba Mutsepe akabajyana i Kigali, ariko nashaka kubwira ko mu baturanyi bose bamuzi nk'umuntu w'igisambo kandi nk'umuntu utazi kubana na bagenzi be. Izina ry'abanyarwanda hanze risa nabi cyane, riragaragara nabi. Ntawamenya rero ejo n'ejo bundi aho ibibazo byaturuka. Ariko rero warumbaje uti ikibazo biriya bya M23 n'uruhare rw'abanyarwanda ubona byarangira gute? Uko bikwiye kurangira ni uko hagati y'abakongomani bakwiye kumvikana, barangiza bakubaka n'ingufu zabo kugira ngo igihugu cyabo cyo gukomeza kuvogerwa. Ariko rero bareba mu M23 nabo bakamenya ko badakwiye gukomeza gukoreshwa n'abanyarwanda. Harya bariya bo muri M23 n'abandi bagenzi babo bamaze imyaka 30, ababyeyi babo birirwa birukanka kubera ko u Rwanda rushaka amabuye y'agaciro, bumvye aricyo bizabagezaho. Maze Serge rero njye mbibona birimo amayobere. Kagame yavuze ngo sinzi uko yavuze ejo bundi, uko yabyise ngo niba ngo birimo ngo n'amaki ngo n'amatiku cyangwa n'abasirikare ngo n'uburiganya. Kandi numvise ko mu cyumweru gitaha azaba ari Washington akajya gusinya uburiganya. Ibyo byonyine bikugaragariza ko aho duhagaze n'ibyajyamwo ari ibintu bitandukanye. Akabwira abanyarwanda ngo n'uburiganya, ejo akazafata indege akajya muri Amerika akajya gusinya, akazana amasezerano yajyanye muri parlement bakemera, yitwa ko ari amariganya, ko ari uburiganya, kandi abanyarwanda bagakoma amashyi. Aho niho dufite ikibazo, aho umuyobozi abeshya ahubwo bagashyira uburiganya ku banyarwanda, noneho nabo ugasanga bashyigikiye ibintu bidakwiye kandi bazi ko ari amakosa, aho abana babo barimo kugwa. Icya mbere, njyewe ntabwo mba mu Rwanda, kandi abo mvugana nabo ntabwo ari leta y'u Rwanda igomba kumpitiramo uwo mvugana nabo n'uwo ntavugana nawe. Nagiye njya kuva no mu Rwanda, bimwe byo nangaga n'ibyo. Ubwo wumva uyu yavuganaga na Karemera, uyu yavuganaga nande, yavuganaga nande. Ntabwo jyewe nzabaho ubuzima bugenwa n'undi muntu, njye nabaho ubuzima bugenwa n'amategeko. Amategeko y'igihugu icyategeka, icyo yemerera umuntu n'icyo ngomba gukora. Muri constitution rero y'u Rwanda ivuga kwishyira ukizana. Mu ngingo zayo za mbere zivuga ko umunyarwanda akwiye kwishyira akizana. Uwo nahura nawe rero ntabwo Kagame bimureba, kuko abahura nabo ntabwo ajya mbaza. Ntabwo rero mbona icyo akwiye kujya kumva nahuye n'akanaka cyangwa nahuye n'akanaka. Ibyo ntibimureba, kandi babimenye bumve ko ari byo. Uzaza nshaka nzahura nawe, nanjye we nifuza guhura nawe nanyemerera nzahura nawe. Ntabwo rero bazampitiramo, kuko nanjye ntabwo mbahitiramo. Icyo ni kimwe. Cya kabiri, Kagame yabaye mu buhunzi. Ndibwira ko nawe yari mu buhunzi yahuraga n'abantu kandi ajya bivuga. Ubu se yibwira ko uko yaziritse abanyarwanda hariya akabafunga iminwa akabuza kuganira no guhura nako kazabidushyiraho, ibyo ntabwo bizakunda, ntabwo bishobora gukunda. Jewe igihe ndi hano ngomba kwigenga nkakora ibyo numva amategeko yo muri iki gihugu icyo mbamo anyemerera. Ibyo amategeko anyemerera ndabikora. Ninyura ku mategeko hano bazampamagara babimbanire. Ariko ibyo baba bandega mu Rwanda hano muri South Africa homba byitwa constitutional protected rights. Muri South Africa niko bimeze. Njye rero ubu ngubu ngengwa n'amategeko ya South Africa, ntabwo ngengwa n'amategeko y'u Rwanda. So kumva rero
constitutional protected rights mpabwa na constitution ya South Africa bumva bagomba kubindinayinga ibyo bazabikore mu Rwanda aho bayobora ubu ngubu, ariko hano ntabwo byakunda. Ubundi muri authoritarian totalitarian state biragoye guhindura amatwara, kuko ubundi ubutegetsi uburyo bwiza ubutegetsi buhindurwa bugahindurwa mu nzira yumvikanyweho, inzira y'amatora, inzira ya demokarasi, nibwo buryo bwiza. Ubu rero muri authoritarian state mwarabibonye ejo bundi iya unity club ubwayo ikugaragariza ikintu cyo mu Rwanda n'ikintu cy'amatora n'ikintu cy'uko ibintu byahinduka kigoranye. Ariko ntabwo authoritarian totalitarian states zihoraho igihe cyose, zigera aho ngaho ubwazo zikakuramburinga, unfortunately zikarangira nabi, rimwe na rimwe zikarangira zoretse imbaga. Iriya yo mu Rwanda rero mbona ariho ishobora kuzaganisha. Hari uburyo bubiri. Uburyo bwa mbere bushoboka ni cyitwa implosion, inside ubwayo hakabamo implosion. Izi implosion rero rimwe na rimwe zishobora guturuka mu gihugu ubwabyo, ukajya kubona ukabona hari ikintu gituritse. Ni nka Kagame ajya avuga ngo murambwira ngo hano ngo pressure hano. Ubu se ushobora kuvuga ngo ibintu n'uburiganya ukaba ugiye kujya kubisinya Washington, pressure itari yongeyeho ubundi yaba ari iyihe? Maze buriya nebo ya mu Rwanda ubwabyo mu gihugu ni pressure, hari pressure kuko hariya mu Rwanda ruriya rubyiruko rwuzuye hariya birirwa bashyira muri biriya bintu, ashobora kuzavuka ikintu noneho akaba implosion. Abo bana bose bari hanze iyo yenda batumvikana ubu ngubu, ntabwo nibwira ko n'impunzi zari zaravuye mu Rwanda zikajya hanze muri za 60-70 igira hari icyabahuzaga. Ibi tubamwo bigira gutya bikaba byakoze bikaba byasenyutse, bizavaho igihe kimwe bikore kandi bikore neza, bisunuka ubutegetsi buveho. Ubwo ni uburyo bwa kabiri. Cya gatatu, Kagame niyumvikana n'abantu. Harya kumbona ategura ababanaho ba Kabila, ba Tshisekedi, agashakisha abafasha ababana ba Museveni, agashakisha ababanaho ba Nkurunziza, ubungubu nkaba mbona ahanganye n'abo mu Burundi. Ikimubwira ko ejo hatazagira undi muntu nawe uzakora nk'ibyo akora nawe biriya bikamugeraho, abibwirwa n'iki? Ko nabyo bishoboka. Nkumva rero Serge umbajije ngo biriya bintu byakorwa gute, icyifuzo cyanjye nuko Abanyarwanda bavugana. Why? Intambara narazibonye nazibaye mu gihe cyose, nta fayida na gato. N'abariya batsinze birirwa bavuga ngo tugomba kwiga duhanganye. Waba waratsinze kandi uterwa uhanganye? Igihe wirwanganye utaratsinze kuko intambara ibigihari. Ibyo rero ntabwo ari byo nakwifuza. Njye cyo nifuza kandi ndabivuga, nibwira ko n'Abanyarwanda banyumva bakwiye kubwira ubutegetsi bukisubiraho, bakavugana n'Abanyarwanda. Niba bafite ubutegetsi, niba bafite ingufu, bakwiye kuba magnanimous. Hari abo badakunda nka ba Kayumba, bazabareke niba ari ibyo ngibyo, niba ari byo bibabuza kuvugana n'Abanyarwanda. Bashaka Abanyarwanda bandi bavugana nabo, barinda ba Kayumba babareke. Nta ngorane, kuko Kayumba ntabwo ari Abanyarwanda bose bavuze ko ari njye bahoza mu majwi, bahoza mu ki, ntacyo bitwaye. Bazavugana n'abandi barangiza ikibazo cy'Abanyarwanda, nako tuzabirebera hariya turi hanze tubyishimire. Yewe n'inkotanyi zararwanye, burya hari abapfushije abana bo benshi cyane, bapfushije ku rugamba batasubiye mu Rwanda. Bamwe baba za Uganda, abandi baba za Burayi, kandi abana babo baritabiye ruriya rugamba. Ibyo rero kuri ibyo turimo ntabwo ari ibitureba ku giti cyacu, n'ibiri Abanyarwanda muri rusange. Bakwiye kwisubiraho rero bakavugana n'abantu, bakavanaho agasuzuguro, bakumva ko gukandamiza icyo kintu cyazabageza ku byo bifuza. Abari hanze rero nabo
ibyo bavuga n'ibyo bifuza kuzakora ntabwo nibwira ko byafasha kumva ko n'aba ngaba bandi bari mu Rwanda bumva bavugana nabo. Hari amagambo amwe mba numva ibyo abantu bumva bakora na gahunda zabo, njye nibwira ko atari zo zazageza abantu ku kumvikana. Nibura Habyarimana na RPF bo baricaye baraganira kandi yena nabo batabumvikanaga. Icyo muri iki gihe rero mba numva bitandukanye, kuko ubu nta Habyarimana ajya kuvuga ati ntabwo nzavugana nabo, nzabanza yenda nzabafata njye kubafunga. Nabo barwanaga nawe nibura muri Arusha bavuze bashyiramo izina rye, nubwo atabayeho uko byagenze, ibyo nabyo bifite uburyo bwabyo uko bivugika n'uko byakozwe. Ndibwira ko nabyo bifite umujyo wabyo. Ndibwira ko ibyo atari byo abantu basubiramo, ntabwo ari byo basubiramo, kubera yuko nabyo ntibyigeze bigira uwo bihira. Nkibwira rero ko ariko njye mbyumva, icyangombwa ni uko abantu bavuga bakaganira bagashakisha ibibazo by'u Rwanda, naho kwikira mu Rwanda ukavuga ngo twateye imbere, ngo twagize gute. Ibyo ntabwo ariko ibihugu birangiza conflicts. Ibibazo birangiza conflicts muri dialogue. Hari ugeze aho nigeze kuvuga ngo n'urukwavu rugiye kwinjira mu Rwanda ngo rwabanza gusaba ikibari, ngo ariko rutasaba ikibari ngo ntabwo rwanasohoka. Buriya nigeze kujya mu Rwanda mu mwaka w'1980 ngira ngo 83. Yes, nagiye mu Rwanda nazanye na Kabarebe. Mujya ajya avuga ntabwo ajya bivuga, nazanye nawe buriya umuryango wabo wari warahungiye ahantu hitwa Kibondo. Noneho nza kumutumaho nsanga mu Buganda, araza amaze kugera mu Buganda ndamwakira, we yaravuye Kibondo. Noneho ageze aho ngaho arambwira ati tuzajye gusura ababyeyi banjye. Twari tukiri batoya, nari Makerere. Noneho ubuzima abantu bakiri batoya, turagenda tujya Kibondo, njyana nawe tujya Kibondo kugira ngo twambuke tugere Nyagatare, kuko twagomba kwambukira Kamwezi, noneho tukagera za Rwempasha, tugera Nyagatare. Aho rero niho umuntu yaje kuhadukura, umugabo witwaga Rutaneshwa, atujyana mu ikambi ya Kibondo, aho bene wabo n'ababyeyi ba Kabarebe n'iki bari. Turagera turabasura, twamaze iminsi 2 batangira kudushakisha, bamenya ko hari abantu bavuye mu Buganda baje aho ngaho, baza kutuvana aho ngaho nijoro. Turagenda nyine turambuka dusubira mu Buganda. Abantu rero icyo gihe bavuga ko kwinjira mu Rwanda rudadi, kudashobora kwinjira mu Rwanda ntumenyekane, kandi koko twamaze iminsi 2 bamenya ko twahageze. None se icyo gihe muri 82 koko hari uwari uzi ko warwana n'iriya leta ya Habyarimana icyo gihe ukayikuraho? Maze rero Serije, yenda twebwe ubu ngubu ntabwo ari twebwe, ni mwebwe n'abandi batoya n'abandi. Ntabwo nibwira ko mu gihe cy'Abanyarwanda bari mu buhunzi hari Kigeli, hari n'abandi bose bari abatware mu Rwanda bari barahunze, ariko ntabwo rero baje kuyobora inkotanyi ngo zitahe mu Rwanda. Abayobozi mwe kureba gusanga abayobozi ni abari ubu ngubu, abari hanze, abagize bate, abantu barahari. Igihe nikigera bazataha cyangwa bazumvikana mu buryo bumwe cyangwa mu bundi. Urabona tuvugana nko muri South Africa, Mandela yari perezida, yaje kuba perezida wa ANC wa 13. Hari abantu bajya bumva bakibwira ko ANC yenda ari Mandela, ariko nyuma ya Mandela habaye abandi ba perezida ba ANC, ndibwira ko ari nka 13. Kandi hagati aho ngaho hari na bamwe yenda bavuye no muri ANC mbere batari bafata n'igihugu mu buryo yenda butari bumeze neza. Ariko mwibuke ko no muri struggle haje kuvukamwa n'andi mashyaka menshi muri struggle muri South Africa. Ntabwo bafashe ubutegetsi hano
banyuze mu buryo bw'intambara ngo barangize ikibazo cyabo. Barangije intambara yabo mu buryo bwo kumvikana, ibyo mwese murabizi ntabwo nshobora gusubira muri histoire. Ariko n'abazungu bari barubatse n'ibintu bya nuclear weapons hano, bari barazubatse, bemeye kuvugana n'abariya abo ba Mandela n'abandi, maze abantu bajya bamenya ko struggle ni ikintu cyitwa protracted. Ntuzavuge ngo bariya bararwanye bafata ubutegetsi mu myaka 5, bariya ni 10, bariya ni 20, ibintu byarahindutse. Wowe bishobora kuba ari 3, undi bishobora kuba 10, undi bishobora kuba 20, undi bishobora kuba na 50. Ariko ntimuzumve ko na struggle murimo bishingiye ku muntu runaka, kuko hari benshi twari hano hanze batakiriho. Murabizi hari abantu bamwe bagenda basaza, ariko twese ntabwo bavuga ngo turacyafite imyaka myinshi. Ibyo rero abandi ibibazo bazabirangiza, ntabwo umuntu agiye kubireba akabira muri ubu buryo. Strategies rero ni abantu kumenya neza ko bagomba kwiyubaka koko. Ntabwo najyamo muri ibyo ngibyo mubwire ngo strategies yo kunjyamba muri RNC, mujye kuvuga ngo strategies za RNC ngo zivugira hano kuri za murandasi, kuko niza Kagame ntabwo ajya harangaze kubwira ibyo azakora, cyangwa ntabwo abarwana n'umuntu ngo mubwire ngo nzakora ibi. Ndibwira ko kandi niko bimeze muri RNC, bafite ibyo baganira muri P4 byinshi cyane abantu babumvikanaho, kandi nibwira ko byanze bikunze hari abananirwa, hari abakomeza. Ibyo byose ntibikwiye kubaka intege ngo kubera yuko runaka tutakiri kumwe nawe yagiye cyangwa tutakibibamwo. Abagomba kuba bumva ko bo icyo barwanira gihari, kozi bakiyumva, bo bagomba gukomeza. Serge rero urakoze. Icyo navuga, abantu gushyira hamwe ni ngombwa, kuko batabishyize hamwe ngo bashakishe ibyo bakora bizadindiza struggle, ariko ntabwo bizatuma struggle iva, kuko Kagame we akiri ku butegetsi ariko ashobora guhinduka, who knows? Byashoboka, ariko uko avuga, niba ariko atekereza kandi ko ashaka kuzagera, ngewe ntabwo mbona a possibility yuko abanyarwanda bazumvikana Kagame akiriho ku butegetsi hariya. Ibyo ntabwo njya mbibona, kuko muri language ye ntabwo njya mbyumva. Uwa Kagame ahubwo yakumvikana n'abanyamahanga, akagirana ibibazo n'abafaransa bakumvikana, akaba yagirana ibibazo n'ababirigi bakumvikana, cyane cyane igihe hari abazungu ho baranihuta cyane. Niba ari abanyafurika agashakisha uko abaryaje kongera akabatera. Igera abanyarwanda bo avuga ko ari ibifobagane, abo ntabwo ashaka kubavugisha, ariko ntawamenya ejo nawe ejo bundi yabitekereza akikubita ku gatima, noneho kumva ko yakumvikana n'abanyarwanda. Kuba ari hanze rero, bo ngewe ibyo navuga n'ibyo muri RNC, navuga ibyo muri P4, ibiba ahandi ndumva nafite uko nabisobanura. Abayobozi bacu ubwo ngubwo nabo bazatubwira ko bumva babigeraho.